Kaza hano kuri Venke Empire nawe mukunzi w'ibanga nkwahaye ikaze kuri episode ya 80 kandi ntuze kubura kuri ya saha tukugezaho episode ya 80 ya filime yacu ibanga. Murabona ko urukundo rwa Nyambo na Niyori rukomeje kwiyongera. Ese wari wabona urukundo rutagira gisitaza? Kandi murabizi ko urukundo rwa Niyori ntago rwaburamo ibyo bintu byose. Deta arahari ndetse na Mutoni arahari, kandi abo bose batuma n'urukundo rwawe ruhirima kandi ari urukundo rufatika. Kandi turabizi ko Nyambo na Niyori bakundana. Ese runo rukundo ruzakomeza cyangwa se runo rukundo ubona ruzakomera, ruzafata iyindi ntera? So guys, ibitekerezo ni ibyawe. Niba ubona Niyori na Nyambo uru rukundo rwabo ruzakomeza rugakomera cyangwa se ruzagera rugasenyuka, urarubonute? So guys, tanga igitekerezo hasi unyibwirire. Ese ubona Niyori na Nyambo bakomezanya cyangwa se Dete na Mutoni bazatuma urukundo rwabo rujya hasi? So guys, rero niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo ukaba utarakora subscribe hano kuri Venke Empire, ndagushishikariza kugira ngo ube wakora subscribe kugira ngo nawe ube waba umunyamuryango wuzuye ndetse umunyamuryango ukunda ibikorwa bya Venke Empire. Subscribe ndetse ukanasharinga kuri bagenzi bawe niba hari abufite bakunda ibanga, kandi niba warayikoze ndagushimira. So guys, rero murabizi ko tugeze kuri episode ya 80 ya filime yacu ibanga, kandi murabizi ko tubakunda cyane, no mpamvu tuba turano tubagezeho ndetse nzizo za filime yacu ibanga. Murabona ko Dete we akomeje guhatiriza, ariko uko ahatiriza twamaze kumenya ko Nyambo yamaze gusubiza Niyori kamukunda. Ese Dete nagoma guhatiriza bizakunda cyangwa se Niyori azagera have kwizima areke Nyambo? Ese ubona aretse Nyambo byamukundira? Ibitekerezo ni ibyawe. So guys, rero murabizi ko Tereza we yakomeje kuba gaterera nzamba. Tereza yakomeje kwinjira mu mutwe zo kwa Kiramani. Tereza yabaye ikibazo, yabaye ihurizo. Tereza akomeje kuba ikibazo mu rugo rwo kwa Kiramani, kandi buri muntu wese ahari hose aba yifuza kubona amahoro. Kandi murabizi ko Papa Kiramani nta mahoro afite kubera ko Tereza yamwinjiriye mu buzima. So guys, rero niba ubona ko Tereza ari ikibazo kwa Kiramani, ese mubona Papa Kiramani azakora iki kugira ngo abe yabona Tereza? Ese namubona bizagenda bite? Ese nabona Tereza azamwica nkuko yabivuze, cyangwa se nabona Tereza azamwihaniza wenda Tereza ave kwizima? So guys, murabizi ko rero bino bira bintu Papa Kiramani nago yabikora. Murabizi ko isezerano bagiranye ari ryo kumubona mu mujyi akazamwica, kandi Papa Kiramani murabona ko umugambi yawukomeje, yamaze no kumushiraho ingenza zo kugira ngo zimushakishe abe yamugirira nabi. So guys, rero uri umunyamuryango w'ibanga ndetse uri umunyamuryango wa filime yacu ibanga, cyangwa se uri umunyamuryango wa Miss Nyambo. So guys, rero niba utaraba umunyamuryango wa Venke Empire ngo ube wakora subscribe hano kuri Venke Empire, ndagushishikariza kugira ngo ube wakora subscribe kugira ngo nawe waba umunyamuryango wuzuye ndetse umunyamuryango ufite ishingiro ndetse ufite ahantu haba yajya akabona ibitekerezo byose bya filime yacu ibanga ndetse n'impinduka zose za filime yacu ibanga. Ahambere ni hano kuri Venke Empire, niho honyine ushobora kubona impinduka zose zibanga, kandi murabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu twahiswemo ngo tubagezeho ndetse zose za filime yacu ibanga, kandi ndagukunda cyane wowe unkunda. So guys, rero twigarukiye hano mu mujyi. Murabizi ko kwa Jojo we n'umugabo we bikomeje kugorana, murabizi ko ibibazo bikomeje kubibazo. Ese bazabona umwana bigenze ute? So guys, rero ntabatsindiye, Jojo we arakomeza yihangane, kandi nta n'umuntu ushaka ikintu ngo akibone Imana itabishaka. So guys, murabizi ko tubakunda, niyo mpamvu tuba turano ngo tubagezeho ndetse nzibanga zose. Ntagutindiye, twongere duhure tukugezaho episode ya 80 ya filime yacu ibanga. Kandi wakoze subscribe ndagushimira, urakoze cyane ko warahisemo neza gukora subscribe hano kuri Venke Empire. Warakoze.